urukundo rwawe mana ruruta uko rwamenywa, buri gihe ruranganza uko ndutekerejeho, rusumba izuba n'inyenyeri zose, rugera n'ikuzimu. Urukundo rwawe mana ruruta uko rwamenywa, buri gihe ruranganza uko ndutekerejeho, rusumba izuba n'inyenyeri zose, rugera n'ikuzimu. Shalom shalom, ndabasuhuje mwese mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Kuri uyu munsi data duhaye ubuntu n'amahoro bye bibane namwe mwese. Ntako bisa kongera kubona umunsi, kandi uwo munsi tukawuryoherwamo by'umwihariko, kandi tukawutangirana umutima w'ubugingo utwubaka, ukaduha icyerekezo cy'umunsi. Nta muntu ukwiye kwirengagiza kurya, kuko iyo wirengagije kurya bikugiraho ingaruka. So ni nako rero tudakwiye kwirengagiza kwigaburira. Umuntu wacu w'imbere iyo akomeye n'uw'inyuma arakomera. Mbega icya mbere tugira imitekerereze mishya, imibereho mishya, imyumvire mishya, imikorere mishya. Mbega ubuzima bugira indi shusho kubera ibyo twumva, ibyo tuzi n'ibyo twakiriye imbere muri twebwe. Imana ishimwe rero cyane kuko dufite aya mahirwe. Uyu munsi urabona ubwiza bw'Imana. Yesu niko yavuze ngo uyu munsi wizera urabona ubwiza bw'Imana. Nawe nanjye ndakubwira ngo uyu munsi uraza kubona ubwiza bw'Imana. Ni impamvu mvuze uyu munsi, ni ukugira ngo udatekereze ejo, ahubwo uyu munsi, mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi, uyu munsi, uyu munsi, uyu munsi, ko ni Imana y'uyu munsi, ni Imana y'aka kanya, ni Imana y'aka kanya. Data ashimwe cyane, data ashimwe cyane, data ashimwe cyane. Mu gitabo cy'Abaroma twasomye mu gice cya 6 umurongo wa 18, hagira hati maze mubatuwe ku byaha muhinduka imbata zo gukiranuka. Ndagira ngo wumve ko hari isi ebyiri hano ari kuvuga. Hariho isi yitwa ibyaha, hanyuma hakabaho yitwa y'ububata bw'ibyaha, hakabaho n'isi y'ububata bwo gukiranuka. Murabizi dukunda kubifata kugira ngo tubigereranye cyangwa tubyoroshye, ubyumve ko atari igitekerezo gishya, ahubwo nko gushaka kuvuga ngo muri Adamu harimo isi y'ibyaha, icyo ndi kwita kugereranya. Hanyuma muri Kristo ni isi yo gukiranuka. Kuba muri Adamu, ubwo bubata bw'icyaha ntacyo wari kubukoraho, mbega ni wari kwikuramo. Nacyo navuze ni nta muntu n'umwe wakwibatura. Iyo tubibasha tuba twarabikoze, ariko tubona ko nta muntu n'umwe washoboraga kwikura mu maboko ya Adamu. Ni nk'ukuntu uburyo kwiyambura DNA yawe, inkomoko yawe, aho wavutse, keretse utariho, keretse upfuye. Mbega kwibatura kandi ugakomeza ukaba muzima wivanyeho cyangwa wivanyemo icyo inkomoko yawe
ukabisiba mu maraso yawe, ukabisiba muri sisiteme yawe, bikavamo ukaba ikindi kintu, ntabwo ubundi bikunda ibyo bintu rwose. Ahubwo ikintu gishoboka ni ukwimurwa ugakurwa nako umuntu wenyine wabikoze ni ukwimurwa tugakurwa muri uwo Adamu tugashyirwa muri Kristo. Mwumve namwe ibyo bitangaza, so muri Kristo niho turi kwita, niho Bibiliya igaragaza nko kuba imbata yo gukiranuka, ko muri we niho gukiranuka kw'Imana kuri, ni nawe gukiranuka kw'Imana, murabizi. So kubw'ibyo kuba muri we ni ukuba mu gukiranuka, kandi kubera ko gukiranuka ari imbaraga gukomeye, duhinduka imbata zo gukiranuka. So ari kutubwira iki rero? Roma igice cya 6:18 nibyo ari gushimangira, ngo maze mubatuwe ku byaha muhinduka imbata zo gukiranuka. Ndagira ngo icyo kintu ucyumve neza. Uri imbata yo gukiranuka, uri imbata yo gukiranuka iyo wimuriwe muri Yesu Kristo, ukuwe muri Adamu. So ibyo bivuze kandi ngo ntabwo ari ibintu byoroshye, kubera ko iyo atubwiye ngo maze mubatuwe ku byaha muhinduka imbata zo gukiranuka, ari kutwereka uburyo twasohotse muri Adamu, ari kutwereka ko byasabye imbaraga kugira ngo atubature. Akoresha ijambo kubaturwa. Kubera icyo arikoresha ijambo kubaturwa? Ni ukubera ko byasabye ububasha, byasabye imbaraga, byasabye amaboko yo wakoze iki? Yo watubatuye. Ntabwo byari ibintu twashoboraga gukora, nta mbaraga twari dufite zo kubikora. Amaboko ya Mose yakuye, akoreshejwe n'Imana, yakuye Abisirayeli muri Egiputa. Bibiliya ivuga ngo Imana niyo yabakujeho amaboko yayo akomeye. So birumvikana ko utakurwa. Wembwira urugero uwo umugabo witwa Farawo muri Egiputa, ntabwo urabona yari aryohewe no gukandamiza Abisiraheli, yari aryohewe no kubagira abagaragu, abaja, imbata. Mbega byari ibyishimo kuri we. Ibyo bintu rero byari bimuryoheye. Ntabwo waza ngo ufate abantu ngo bakureyo gutyo gusa, kandi bamuhaga inyungu. Bubatse amapiramide, na n'uyu munsi ariyo, bubatse ibintu bikomeye ariko ku gahato ndetse no mu mubabaro ukomeye cyane. Urumva ntabwo waza ngo abantu, kuko niko byagendaga kera, abantu bagirwaga imbata. Hari n'ubucuruzi bwabayeho bacuruzaga abirabura, abantu bazi mu mateka. Ibyo nabyo byari ububata, bagutwaraga nk'imbata, a slave. Ibyo ni ibintu byabayeho rwose, aho abantu bacuruzwa. N'uyu munsi birakorwa, byitwa human trafficking, ariko bigasa naho bikorwa ngo kuri black market, aho bitemewe, ariko hakagira abantu babikora rwihishwa muri ubwo buryo. Ariko icyo gihe byari ibintu bizwi ku mugaragaro. None nta n'umuntu washobora kugukiza amaboko ya Farawo. Yari yishimiye rero gushyira Abisirayeli mu bubata bamazemo imyaka myinshi. Yewe n'Imana yari yarabivuze mu kanwa ibihishurira Aburahamu uburyo Abisirayeli bazatwarwaho nk'abanyagano, rwose bakaba mu bubata. Icyakora baje gusohoka mu bubata. So ngende kukwereka icyo gikorwa cyo kubasohora muri ubwo buretwa ntabwo byari ugukomanga ukinjira cyangwa kwinjira nk'uko wiboneye. Oya, byasabye ibimenyetso bikomeye, byasabye imbaraga zikomeye, byasabye. So iyo wiga mu Kuva ubona uko byagenze, ibyago 10, ibintu uko byagendaga, ibimenyetso bikomeye kugira ngo bitume Farawo abarekura, akanga. Mbega ndi gushaka kumvisha uburyo gusohoka mu bubata ntago ari ibintu byoroshye, byasabye amaboko akomeye. None se reba nawe uburyo bashatse guhangana na Mose, afite ibimenyetso n'ibitangaza yatumwe n'Imana. Ubuze ku Bisirayeli bo ku bwabo bari kubasha kwikurayo? Ntibyashobokaga. Ahubwo mbega Imana niyo yababatuye. Nicyo gituma duhita tureba mu Baroma mu gice cya 8, ubundi niko baratubwira umurongo wa mbere, ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nateka bazacirwaho. Umurongo wa 2
nubona iri jambo riburamo akantu rivuga ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho akitso. Aha uzasome muri Bible Bibiliya ya King James Version uzasanga hari akantu kakuwemo hano ko aravuga ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, ubundi badakurikiza iby'umubiri ahubwo bakurikiza iby'umwuka. Ako gace anyway, icyo si cyo ndi gutindaho. Reba umurongo wa 2 aravuga ngo nuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Yasubiramo, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye. So sinzi niba ubonye ko hano ni ikintu cyitwa itegeko ry'umwuka w'ubugingo ryakoreshejwe kumbatura. Ryasabye itegeko ry'umwuka w'ubugingo kumbatura kugira ngo rimbature ku bubata bw'itegeko ry'icyaha n'urupfu. Icyaha n'urupfu byari itegeko. Icyaha n'urupfu byabaye iki? Byari itegeko. Mu Baroma batubwiye igice cya 6 umurongo wa 18 ngo maze mubatuwe ku byaha muhinduka imbata zo gukiranuka. Reba ikintu Imana yakoze. Kubera ko mu bubata bw'icyaha abantu batari bafite ububasha bwo kwikurayo, Imana yakoze ibitangaza, yakoze ibi bintu bikurikira. Ntabwo icyo yakoze ari ukutubatura gusa. Ntabwo yatubatuye gusa, yahise ifata abibatuye ibagira imbata zo gukiranuka. Ni nko kuvuga ngo noneho umugabo azaze abakure muri ubu bubata undusha amaboko. Kubera ko kudukura mu bubata bw'icyaha bivuga ko uwari uri mu bubata n'uwari umufashe bose barushijwe amaboko, bazanwa bakurwayo n'umunyamaboko. Imana ni umunyamaboko watubatuye adukura muri ubwo bubata bw'umwijima bw'icyaha bw'ibyaha, adukuzayo amaboko ye. Imana idukuzayo amaboko yayo, idutwara mu bubata bwo yita gukiranuka. Ubundi ni muri Kristo, mu bwami bw'umwana wayo akunda. Naryo ni irindi jambo wakoresha, mbega kudukura mu mwijima ukatuzana mu mucyo. Imana ishimwe cyane. Noneho kudushyira mu bubata, intego yari iyihe? Bubata bwo gukiranuka. Ni ukuvuga ngo ufite ubutware basi kundusha azaza bakuremo muri ubu bubata bwo gukiranuka, abasubize cyangwa abatware mu bundi bubata. Ufite amaboko kurusha Imana azaza bakureyo. Yumva ubwo bishatse kuvuga, niba ari wowe uyafite, niba ari undi utekereza ufite amaboko akomeye, niwe wenyine wabakura mu bubata bwo gukiranuka akabatwara mu bubata bw'icyaha. Ntibishoboka ubu ngubu. Niyo mpamvu navuze ngo iki kintu dukwiye kucyitondera. Ububata bivuze ahantu washyizwe utashobora kwikura. Kino ni kimwe mu byanditswe bikwereka ko ububata bwo gukiranuka twashyizwemo tudafite n'ububasha bwo kubwikuramo. Niyo mpamvu navuze ngo abantu benshi batekereza ko byoroshye kwikura muri Kristo. Niba kwikura muri Adamu bitari byoroshye, noneho kwikura muri Kristo bikomeye kurushaho. Icyo kintu uri kucyumva? Niba kwikura muri Adamu tutarabibashije nk'inyoko muntu, kwikura muri Kristo noneho byo ni ibintu tutabasha, ni ibintu tutashobora. Ibyo byo bikomeye inkubwe zirenze zibarika kwikura muri Kristo. Kwikura mu bubata bwo gukiranuka ntabwo ari ibintu twashobora. Nicyo gituma, nongere nsubiremo, nicyo gituma bikomeza gushimangira ngo nyamara ububata bwo gukiranuka busa naho burenze ibyo dukora. Kuko upimiye ku byo ukora wavuga utaya, si uko ko ndi imbata yo gukiranuka n'ibyo nkora. Nicyo gituma ndi kubwira ngo banza uhishurirwe ko gukiranuka birenze ibyo ukora. Gukiranuka birenze ibyo ukora. Aho ubukirira ku giti kimenyesha icyiza n'ikibi. Ibyo bintu byose nibyo ndi gufasha gukira no gutandukana nabyo. Nguzimirire mu bwiza butazi ikibi cyangwa icyiza, ahubwo buzi isano. Buzi isano, buzi aho uteye. Aho niho nshaka kuguma.
mu bubata bwo gukiranuka birenze ibyo ukora. Shalom, shalom. urukundo rwawe mana ruruta uko rwamenywa, buri gihe ruranganza uko ndutekerejeho, rusumba izuba n'inyenyeri zose rugera n'ikuzimu.